Hello, hello nshuti zanjye. Iyubakukire hanyuma uhindura ubuzima bwawe. Impamvu esheshatu abakene bahera mu bukene. Irindi imitego iguhoza mu bukene, wongera umutungo wawe. Nibyo turaganiraho, nibyo ndabakangurira muri iyi video. Niba ukunda kwizirika ku bintu bya kera, ntacyo ugerageza muri iki gihe, ntacyo wagerageje, ntabwo uzazamuka mu buzima bwawe. Abantu benshi burya bahora mu bukene kubera ko ahanini ubukene buturuka mu mitekerereze yacu. Ni mu mitekerereze niho bitangirira, noneho bikaza no mu bigaragara bifatika. Hari ibintu byinshi bya buri munsi tuba twarimenyereje gukora, tugomba guhindura kugira ngo dusohoke mu bukene. Icyo ni ikintu twese tugomba kumva, kubera ko murabizi imyumvire niyo itwicira. Kuba mu myumvire yo kubura, ukumva ko udashobora gukira, bituma utabishakisha, noneho ukizirika ku cyo ufite gusa. Kubera ko nyine wumva ko ibintu byose byabuze, amafaranga yarabuze, nta kintu gihari, bigatuma ntacyo uhindura. Kubera ko uba mu bwoba bwo kubura. Ubwo bwoba bwo kubura nibwo buri mu mitekerereze yawe, buri mu myumvire yawe, butuma uhera mu bukene. Icyo ni ikintu ugomba gutsinda, ugahindura imyumvire mbere na mbere. Nkuko mubizi kuri urubuga rwacu rwa Igarukire, intego yacu nyine ni ukubaka imitekerereze yacu, tukayiganisha hehe ku munezero n'uburumbuke. Ni ukuvuga ko ari ngombwa ko duharanira guhindura iyo mitekerereze yacu iduheza mu bukene. Muri iyi video rero ndabaganiriza ku mpamvu esheshatu abakene bahera mu bukene. Mbahe n'inama zafasha kongera umutungo wanyu, mugasohoka mu bukene. Bya bintu by'ubukene, ubukene ubamo ukabubamo, ukicarira ugatuza, ugasanga ubukene wabugize ibintu wemeye ugahagariraho. Ibyo aba ari amakosa. Aba ari amakosa. Burya ubukene ni imitekerereze, ni mu mitekerereze yacu. Tugomba rero guhindura ibintu bimwe na bimwe dukora bya buri munsi kugira ngo tuvemo. Duhite rero turasa ku ngingo. Impamvu ya mbere iheza abakene mu bukene. Abakene burya ni abantu batareba kure ngo barebere ubuzima bwabo imbere hazaza hakera, maze bategura ubukire bwabo mu myaka ya kure, mu myaka 20, mu myaka 10, mu myaka 30. Ubitegure ureba hariya kure ejo hazaza. Bashaka kubaho uyu munsi nabayeho, ejo bitenzarya iki, bikarangiriraho. Abantu mubona uyu munsi babakire, bari abakire bakize banyuze mu nzira nziza, nibo ndi kuvuga. Ntabwo ari abakire bari wenda bibye, abakire banyanganyije aho. Ndavuga abakire bakize nyagukira nyine banyuze mu nzira nziza, zemewe n'Imana, zemewe n'amategeko, bakize nyagukira nyine byiza. Murabyumva? N'abantu batangiye kubitegura kera, hashize imyaka 10, hashize imyaka 20. Ntukabarebe ngo barakize ngo bagize amahirwe. Oya, bafashe icyemezo. Ngira ngo nawe ufate nonaha. Batangiye kubitegura kera. None ubu bamaze iyo myaka 10, bakoze iyo nzira yabo, bakoze iyo myaka 20, hanyuma ubukire buraza. Ubu bameze neza. Abantu baguma mu bukene ntabwo bapangira imyaka ya kure. Ntabwo bapangira imyaka ya kure ngo bamere nk'abantu bavuga bati ngewe muri iriya myaka nzaba ngezaho. Noneho bemere barihe ikiguzi cy'ubukire. Bakiriye ubu nonaha, bakiriye mu gihe barimo. Nguvuga uti ndakora ibi nibi kugira ngo nzave mu bukene, kugira ngo nzabe umukire mu myaka 20 iri imbere. Nuko kuko burya bakire bakira. Imyaka 10 nzatangire kuguhindura urwego rwanjye. Imyaka 10 nkomeze nzamuke 15, 20, mbe ninjiye mu bakire. Nuko ugomba gutekereza. Nibyo mpamvu nkunda kubwira abantu bakiri batoya, ugomba gutangira gutekereza ko ugomba gukira ufite imyaka 25, 30. Ahasigaye ugafata inzira. Byanze bikunze nubitangira gutyo ntabwo uzaba mu bukene. Uzakora ibishoboka byose kuko wabipangiye nyine. Ikintu wapangiye burya uragikora kandi ugashikamo. Abakene rero bashimishwa gusa no kuba bashobora kuriha ibyo bakeneye ubu ngubu.
byaba ibyo kurya no kwambara n'ibindi bintu bakenera, ariko bakibagirwa ko ejo hazaza ubuzima buzanahinduka. Nabo ni abantu bibagirwa ko n'ejo hazaza ubuzima buzahinduka. Bazaba bari gusaza, niba wenda hari n'umuntu ushoboye kubika amafaranga akibagirwa yuko amafaranga babitse bazibona yarataye agaciro. Abakene ni ibintu byabo kubika. Nanone abakene bashobora kugira amafaranga babika, nabo ni abantu bibagirwa ko amafaranga bagenda bashyira ku ruhande azaba yarataye agaciro, bakazabona barakererewe ko ibyemezo bafashe byari bibi. Niyo mpamvu ngira ngo uyu munsi niba wumva ibi video wifata ibyemezo byo kubika gusa. Kubika gusa ntabwo bikirura kugukiza. Burya ubukene si ukubura amafaranga, ahubwo ni imitekerereze itari myiza niba mu mutwe wacu, kandi dushobora kuyihindura, tugahindura ibintu, tugahindura inzira y'ubuzima bwacu. Niho bihera mu mutwe. Impamvu ya kabiri abakene bakomeza gukena, bakomeza kuba mu bukene ntibihinduke, nuko biyegereza abantu babi, abantu badashobotse, abantu batagira icyo babungura. Ibyo ni ibintu by'abakene, gukundana n'abantu bameze nkabo, gukundana n'abakene nkabo. Gasanga baragendana n'abantu bameze nkabo, badatandukanye, nta kintu batandukanyeho cyangwa bari no munsi yabo, ariko nibo bizirikaho, nibo nshuti zabo, nibo abantu bagendana, nibo abantu bahorana. Kuba hafi y'umuntu umerewe neza wakize, abakene bibatira ipfunwe. Gasanga ntiyakwegera umuntu, aramurebera nk'ari yavuga ati uriya se namwegera mbereye, uriya ni umukire ntabwo namwegera, we ni umuntu nkawe, ushaka kureba uburyo umwegera. Abakene akenshi batinya kwegera abantu bafite icyo babarusha. Niyo mpamvu usanga rero banegura n'abakire, aho kubegera ngo babigireho, aho kubegera ngo babigishe ko babigenje n'inzira banyuzemo, usanga babariho. Uriya yaribye, uriya n'amasatanike, amafaranga ye nayo kwa satani, uriya tumuvuge. Bavuga abakire hagera nk'umuntu utangira kubamvuga nabi, ubwo bagashyuhirana, ugasanga bari no ku ma réseaux sociaux, ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga barimo batesha umutwe umuntu babona yikiriye kandi bari kuzamuka. Nuko abakene bameze. Niba wifuza guhindura ubuzima bwawe, nibi biburu w'agaciro, wowe ugomba kureka gutinya kwegera abantu bakuri hejuru. Bara n'abantu bakomeye, n'abantu bafite ibyo bakurusha ukeneye, ahubwo ku buryo ndetse wabirihira n'amafaranga, ukabiriha amafaranga kugira ngo ubiyegereze. Niyo wariha amafaranga ukegera umukire, umuntu wakize akakwereka inzira yanyuzemo, ni iki kibiruta? Niba wifuza guhindura urwego rwawe, wigendana nabo muhuje urwego, cyo ndakikukangurira. Umuntu muhuje urwego nta kintu azakumarira, nta kintu azakungura. Wenda azaba inshuti yawe isanzwe, muganire rimwe na rimwe, ariko wimwizirikaho ngo ube umuntu wagize umuntu wiyegereza mu bijyanye no kwiteza imbere. Oya, gendana n'abakwisumbuyeho, abo nibo bazagufasha. Bizakugora mu ntangiriro wenda kubegera n'uburyo utangira, kubera ko uba wumva atari umwanya wawe, iyo utangiye kubajyamo. Ariko uko bigenda biza, uko ugenda ubegera, uko ugenda ubona nawe warafashe iyo nzira, ugenda ubona ko uzatangira kwigira icyizere, kubera ko wifuza kugera ku rwego rwabo. None utangira icyo gihe, utangiye kwifuza ku rwego rwabo, wibonana nkabo, utangira kwibona nk'abakire. Ni ibintu byikora mu mutwe, ukibona uri mu rwego rwabo. Noneho icyo gihe bikagukungukira, ukumva kubegera nta kibazo, ukumva kubasanga nta kibazo. Ubwo hagati aho nawe nyine wanatangiye no gukora, gushakisha nawe nkabo, ukagenda utangira kwinjiza amafaranga buhoro buhoro. Ibyo bigatuma nyine nawe utangira kwigira icyizere, ukumva n'abantu nkawe, kumva nta kibazo. Aho ibintu kubigenza, iryo ni ihame rikomeye ubahiriza mu buzima, rikakuzamura, ukazamura urwego rwawe. Nk'umunsi umwe ukabona bigeze gutya, uzamutse nawe mu ntera. Ikintu cya gatatu kiranga abakene, kigakomeza kubadindiza mu bukene bwabo barimo, nuko batazi gukorera hamwe. Ntabwo bazi gukorera hamwe abakene ngo bashyire imbaraga hamwe batezanye imbere. Ni ikintu kigaragarira ndetse no mu bashakanye, tunatangiriye hasi mu rugo. Ni ikintu kigaragara no mu bashakanye. Abashakanye bafite imitekerereze ya gikene, iyo bafite imitekerereze ya gikene, nabo ntabwo bashobora gukorera hamwe.
bazakomeza rero bakene, urugo rwabo rukene, kubera ko batazi gukorera hamwe ngo bashyire imbaraga hamwe zabo ari umugabo n'umugore. Uzasanga umugabo wende afite akazi akora ahembwa amafaranga ye, azavuga ati amafaranga nayanjye, ndakora ibyo nshaka, amafaranga nayanjye, ibyo yakoreye, ndafata ibyemezo nshaka, na amafaranga yanjye. Wewe umugore wowe ntacyo ugomba kuvuga, ngewe nkora ibyo nshatse, ndari ibyo nshatse hano mu rugo, ndakora uko mbishaka, amafaranga nayanjye, nta jambo ufite. Abagabo benshi nuko bameze, ugasanga arakora, umugore ntazi uko amafaranga yakoreshwa, umugore ntazi n'icyo ahembwa, umugore akamwihora nyine akabikora gutyo, akariha ibyo ariha, nta kintu cyo kugaragaza gushaka gushyira hamwe ngo batinyuke. Abantu benshi amafaranga ni nka tabu, kuvuga amafaranga, kuvuga iby'amafaranga, kugana ku by'amafaranga birabananira. Kubera iki? Imyumvire ya gikene nyine, imyumvire ya gikene. Ntabwo uri umugabo ngo yashyira amafaranga hariya n'umugore bapange gahunda z'urugo, bavuga ati tuzashyira muri ibi, aba tuzashyira muri ibi, aya tuzakoresha ibi, aya tuzayabika nk'urugo nk'umuryango, aya tuyakoresha ibyo mu rugo, aya tuyagenera imishinga dukora nk'urugo. Hoya, umugabo ni amafaranga yanjye, ni amafaranga yanjye. Ibyo ni ibintu by'abagabo benshi, ndafata ibyemezo uko nshaka. We mugore nta jambo ufite. Ugasanga ku byerekeye amafaranga, abantu bashakanye ntibashobora kwishyira hamwe ngo bakore n'umushinga bawurwanirire nk'abantu bashyize hamwe, bagize umuryango umwe, bagize urugo rumwe, maze urugo rwabo rutera imbere. Oya, birabagora. Hanyuma uko rero kigera gitambuka bagahura mu bukene nyine. Nuko bimeze. Umugabo nta faranga aravuga, n'umugore nuko. Umugore nawe nyine aravuga ati nanjye umugabo, nanjye faranga ryanjye ndarikora gutya, ndagura ibyo nshaka, ndagura nifate neza, niyambike, ndyohe, agapfusha ubusa, nyohereza abantu amafaranga uko nshaka, urugo nanjye amafaranga ndarukoresha uko nshatse. Ugasanga umwana akora hariya, umugabo arakora kuriya, n'umugore akore kuriya, ntibashobore gushyira hamwe. Nyamara urugo rw'abashakanye bashyize hamwe, bagakorera hamwe, ibintu birihuta, umusaruro ukaba munini, ibintu bikagenda neza. Ugasanga bashoboye gusohoka mu bukene, bagatera imbere, bakagana no mu bukire. Kubera iki? Bashyize hamwe, barapanga ibintu hamwe, barapangira ibintu hamwe. Ubu ngubu buri wese ari gukora hawe, undi hariya, ugasanga byabaye ikibazo gituma imiryango, ingo zidatera imbere. Kandi ari abantu bashakanye bakwiye gushakiriza hamwe, bagakorera imishinga hamwe, bagapanga gahunda hamwe. Nawe byo kumva ngo amafaranga nayanjye, kandi amafaranga ubundi aba ari y'urugo. Iyo mwashakanye mwarasezeranye, muba muri kubakira urugo mwese muharanira guteza imbere urugo. Nicyo kimwe no hanze y'abashakanye, mu bantu basanzwe, abanyafrika ntituzi gushyira hamwe ngo dukorere hamwe nk'abandi, n'izindi community. Byaratunaniye. Burya gukira umuntu ari umwe ni ikintu kigoye, ngo umutwe umwe wifasha gusara. Ushobora kugira igitekerezo cyiza, ushobora kuba uzi gukora, ukita ku mushinga wawe neza, ariko umushinga burya usaba ibintu byinshi. Ntiwaba hose, ukenera kugira undi muntu cyangwa abandi bantu bagufasha, cyangwa abandi bantu mukorera hamwe, mugafashanya, mugahana imbaraga, mugakora ibintu binini. Kubera ko mwishyize hamwe, murahana imbaraga, zaba iz'amafaranga, zaba iz'ibitekerezo. Mbese no gukora, umwahatari undi akahaba, umwe ibyo atazi undi akaba abizi, mugashyira hamwe, mugahana ingufu. Abantu benshi bakorera hamwe gutyo batera imbere. Abakene mu mitekerereze rero, iyo bakoreye hamwe, ibyo ni ibintu biranga abanyafrika, nibimara kabiri badashwanye. Kubera iki? Bareka amarangamutima yabo akabayobora, maze bagakora ibidakorwa. Bakaba barashwanye, bapfuye akantu gatoya, baratonganye, ibintu byose bashyize hasi. Byari byose bari batangiye kubaka bigiye hasi, kandi n'ikintu kigaragara bapfuye. Ugasanga umwe arimo no guhemuka, umwe ariba, umwe arabeshya, umwe n'umwescro, umwe n'umunyamanyanga, undi n'umuntu utagenda agaciro z'abantu biyubashye, z'abantu bashaka gukora hamwe nyine ngo batere imbere. Ugasanga birabananiye, bya bintu byose biguye mu mazi, bose bakabihomberamo. Kubera iki? Imitekerereze iciriritse,
imitekerereze ya bugufi. Burya kugira utera imbere ugomba guhera guhindura imitekerereze. Byose ni imitekerereze ya gikene ituma abantu bakora nka gutyo. Abantu benshi ntabwo bashobora gukorera hamwe. Dufite icyo kibazo muri community zacu z'abanyafrika, gukorera hamwe byaratunaniye, kandi abantu ababishobora bagera kure. Abantu babishobora bagera kure, yego hari bamwe na bakeya babishobora, ariko ni ibintu bya bake, ntabwo ari ibintu bya benshi. Impamvu ya kane, abakene bahora bakennye. Abakene bagahora bakenye, ntibazi kubyaza umusaruro amafaranga yabo. Niba ari amafaranga agira, hari ayo ashobora kubona, wenda afite n'akazi kamubyarira, kamuha umushahara ku kwezi, ntabwo abakene bajya bamenya kubyaza umusaruro amafaranga yabo, bayashora ngo abungukire andi, ngo bashore mu bintu. Burya umuntu uzi gushora amafaranga ye neza aba umukire, niyo yaba atarize. Hari abantu batize, hari abantu batize bakize, hari abandi bize amashuri menshi ariko bakennye. Bari abantu bize bakennye, mu gihe hari abatarize bakize. Kubera iki? Bazi ibyerekeye amafaranga, bazi n'ibanga byerekeye amafaranga. Ushobora kuba ukennye ariko uzi amabanga yerekeye amafaranga. Kubera iki? Wowe uzi gushora amafaranga yawe, uzi gushora imari ufite ikakubyarira iyindi. Ugomba rero kumenya ko kuzigama byonyine bidashobora kugukiza. Ntabwo kuzigama byonyine byagukiza. Ntabwo ari amafaranga wicaje azagukiza, ahubwo uzakizwa n'amafaranga wohereje gushaka andi. Wohereje gushaka ndaha, kohereza aha, mu bikorwa binyuranye. Ushobora gushora amafaranga aha, ugashora aha, ugashora aha, ibyo bintu bikakungukira, hanyuma bikagukiza. Nibyo bizatuma usanga ufite amafaranga atubutse, winjiza hirya no hino, hano ukahakura hano ukayakura aha, kubera ko wafashe ibyemezo byiza mbere na mbere. Ni nyuma y'igihe uzajya kubona ubone amafaranga aragwiye. Naho abakene uzasanga babitsa amafaranga yabo kuri konti yabo muri banki, akafite nk'amafaranga adakoresha ari aho, amaze imyaka 20, amaze imyaka 5 irenga, cyangwa banayibitseho munsi y'amatora, kandi ubuzima bwabo nta gihinduka. Arabika ifaranga ara gusa, nta gihinduka, bakamara igihe gutyo, bakarinda basaza gutyo, ya mafaranga banabitse ugasanga yabataye n'agaciro igihe bagiye kuyakoresha. Ni ibintu abakene benshi bakora. Kubera iki? Bafite imitekerereze nyine ya gikene. Nyamara ni ukugira aho ushora amafaranga yawe bizagukiza nyuma y'igihe. Gushora ni ryo banga ryo gukira, ugacuruza, ugakora ibikorwa, ugakora imishinga. Igihe nicyo kintu kigomba kuguherekeza utarambirwa. Urashora ubundi ukihigihe, niko bimeze. Iyo utangiye gushaka gushyuhirana ngo nashoye nariye, nta kintu ugera. Ugomba kwihigiye, igihe kikaguherekeza, ahasigaye amafaranga akazaza. Niko bigenda. Impamvu ya gatanu, abakene bakomeza gukena bakabiheramo, nta kintu gishya bagerageza. Abakene batinya gukora ibintu bateye ubwoba, nta kintu bagerageza. Ni abantu babaho kimwe, nta kintu bashaka guhindura mu buzima bwabo. Bamenyereye kubaho gutya, bamenyereye gukora ibintu gutya, nuko nta kundi bizaguma gutyo. Nuko bimeze, nuko bamenyera gutyo, ubwo nibwo buzima bwabo. Ntibahindura ibintu, ntibahindura akazi, ntibakora imishinga mishya, ntibakora ingendo ngo barebe uko ahandi bimeze. Bakora ibyo badasanzwe bakora. Ibi ntabwo babigerageza, umva atari byabo. Ntibahindura aho batuye, ngo bajya nko mu kindi gihugu, bajye mu wundi mujyi cyangwa se mu kandi karere ushakishirizayo. Babikora oya, bakunda kutivuna, bakigumira hamwe, nta gishya bashaka. Ibyo niyo mitekerereze y'abakene. Nta gishya kuri bo, ubuzima nubwo ndakora, bitara akazi, ndataha hire naye, n'ibyo birarangiye. Nuko na abantu nyine batazi kwiyemeza, ngo bavuge bati ngiye gukora iki n'iki, ndebe icyo kizatanga, ngo yemere nyine afate iyo risk. Gukira no gufata risk, ufata uguti ngiye gukora iki, nubwo mfite ubwoba ngiye kugikora. Nuko gukira. Iyo udatinyuka kuma nyine ukuri nyine. Ibyo rero bimeze gutyo, udatinyuka, ubukene nyine nawe ubana nabwo nyine, ntibukurikure, ntibukure, kubera
kubera ko nyine utashakishije ngo urebe ko bwakurekura. Burya ikintu kiranga abakire ni abantu bazi kwiyemeza, bakora ibintu nubwo bibateye ubwoba. Barabikora nubwo bibateye ubwoba, barabikora. Burya abakire nabo bagira ubwoba ko bashaka gushaka amafaranga kumva, ariko bagabikora. Wadiga ndafata iyo risk bikore. Bagira ubwoba ariko bakavuga ati ndabikora, bagahindura ibyo bakoraga. Abakire nuko bakora, barahindura, bicara bahindura, bashaka handahindura, andakora iki, bagahindura n'igihugu, agahindura igihugu akimuka, akavuga ati kiriya gihugu ndabona gishakwamo imari, akagenda. Bakimuka bagahindura aho bari kugana, bakavuga ati ubwo nari kugana ndabona aha ngaha, reka ngana. Abo ni abakire, bakajya ahandi hantu bagamije kwegera nk'ahantu cyangwa kwegera abantu bazabazamura mu rwego barimo. Nuko ameze abakire baratinyuka, abakire nuko unyeganyega, abakire nyine baranyeganyega, nuko batiranye, niyo mpamvu bakira. Mbese bagenda batira imbere umunsi ku wundi, kubera ko bagira ibyo bageragereza, bagira ibyo abavuga ati ndahakora iki, ahashobora ndakora iki. Buri mwaka afite ibintu aba yapanze kugerageza, umwaka ku wundi rero bakagenda batera imbere gutyo, kubera ko bagerageje ibintu. Ni ukuvuga ko niba ukunda kwizirika ku bintu bya kera, nta kihindura mu buzima bwawe, ukuriho mu myaka yashize niko wabayeho, imyaka 10 ubaho umeze kimwe, ntacyo ugerageza, ntabwo uzazamuka mu buzima bwawe. Burya ubuzima ni ukugerageza, nubwo ibintu byakugora ariko urimo uragerageza. Icyo ukongera ukagerageza, ukagerageza, abantu bazaguca intege, bakubwiye ko ibyo uri gukora ntacyo bivuze, ko ntaho uzagera, ntacyo bizakumarira, ariko urabigerageza ntabwo ucika intege, kubera ko wowe uzi ko ugomba kugerageza ibintu kugira ngo urebe nyine ko ari icyakunda. N'utabigerageza se umuntu akaguca nk'intege, akakubwira ko ibyo bintu nta kintu bizakugezaho, ukabyihorera, n'ubundi ko ntacyo uhindura, kubera icyo utagerageza ngo urebe. Ugomba kugira ibyo ugerageza kugira ngo wihe amahirwe nyine yo kugira icyo uhindura mu buzima bwawe, wihe amahirwe yo kuzamuka. Ni ukugerageza. Icya gatandatu rero kiranga abakene, ari nacyo cyanyuma gituma abakene bahora bakinnye, ntibabive mu bukene bakabusaziramo. Ntabwo bazi kugira indoto y'ibintu binini. Ibintu binini, bakavuga ati ibyanjye ni ibida, ibintu binini si ibyanjye. Noneho bagahagarikira gushakisha iyo bageze ku bintu bito. Niba babonye icyo kurya, nabonye icyo kwambara no kwita ku bana, wenda aravuga ati ndabona nshobora kuriha amashuri abana, arahagariraho ati yumva ko ibyo birahagije, nibyo bihagije kuri we, yumva bihagije. Ntabwo arota ngo arota ibintu binini. Avuga ati ngewe mu myaka imyenda nshaka kuba ndi hariya. Ntabwo ibyo bimuza mu mutwe. Nibifuza ibintu binini, ntabwo babyifuza, wabigirira izo nzuzi, avuga ati nanjye nshaka kugera hariya. Oya, bumva ko atari ibyabo. Hari abandi byagenewe batari bo. Urumva iyo ni imitekerereze mibi, ubona ukumva ko ngewe byansi ibyanjye. Urumva iyo ni imitekerereze nyine ya gikene, ikugumisha ahantu hari. Kubera iki uriya we byabaye bye, kubera iki we bitaba ibyabo? Imitekerereze gutyo uti uriya yarakize, ugize wowe utakira, ukavuga uti uriya se andusha iki kubera cyatakize, nanjye ngiye guhaguruka. Ibyo ni ibintu bitaranga abakene. Nuvuga ngo bahagarikira ku byo bafite, bakarekeraho. Nta ntego yo gukira biha. Gukira si ibyanjye, byane byaba nyirabyo. Ebwe turi abakene, gukena si ingeso. Gukena si ingeso, genda umukene si ingeso, nta kibazo gukena ndakennye. Akaguma hamwe akiryamira, ntabyuka ngo ajye gushakisha, ntacyo agerageza, hanyuma akabaho byarangiza akaganya. Nuko baganya. Ntabwo rero ugomba kuba muri abo bantu, ntabwo ugomba kuba muri abo bantu. Niba unkurikira urabizi intego yacu kuri urubuga ni ukwiyubaka nyine, kugira ngo dukire mu mitekerereze, dukire no ku bintu bifatika, duhindure ubuzima, tuba abantu banezerewe, tuba abantu bameze neza muri twebwe, bafite imitekerereze ya gikire, bafite n'ubukire ku bintu, kubera ko twahindutse. Mwabyumvise rero nshuti, ndizera ko muzirinda kugwa mu mitego nk'iyi, musubira gukora amakosa amwe namwe waba mukora. Ya makosa abaheza mu bukene, kugira ngo muzashobore kugera ku rundi rwego rw'ubuzima rwo hejuru. Buri wese akeneye kugera ku rwego rwo hejuru, akagera ku gasengero. Kubera iki se? Niba undi yarakize ku kiso utakira, nawe ugomba kugerageza, kandi ibintu ugomba gukora hakiri kare, ukabitangira hakiri kare, kubera ko igihe cyo kintu kigomba kuguherekeza. Iyo ufite igihe kinini
uba wiha amahirwe yo gukira. Niba ufite imyaka 30, ufite imyaka 25, ni igihe 35 ni igihe cyo gutangira ufate iyo nzira ugahindura amakosa amwe namwe ukora kugira ngo uhindure ibintu. Gutera intambwe mu buzima bisaba gutinyuka, ugakora n'ibiguteye ubwoba kandi ugashikama utarekura. Ntabwo urekura. Iyo utangiye kurekura mu bibirananiye, uhuye n'ibibazo uri kuyoya, aho ngaho ubwo ntabwo wagiye. Nta kabuza ndabikubwiye, nta kabuza. Niwemera kwitanga ukabitangira ikiguzi, ubundi ukaba inshuti y'igihe, ufite imyaka 30 ukaba inshuti y'igihe, uzagera hejuru ku gasongero. Uba umukire ni inzira ukora n'urugendo. Kuba umukire n'urugendo ukora